none nage kugukunda ndageze nagukunze ariko ntubimbwire reka mubwire hano ingurube yo mu rugo ejo bundi yahitanye ikijumba cya papa yari yivaniye mu murima umva shumi umuhogo bwoko bwanjye ntuzajya mu ijuru udasubira inyuma zacu wizari pesa rukoro baba no ugira amasiko buretse sheri akuntu mango njye guhaha reba amafaranga hariya ubundi uze gutume kandi butubango fashe igikapu akoze ubu barira ariko asize mu cyaro ukiyerera i Kigali erega nasize nta mwana uragira waze utuza oya ntabwo byumva oya umva basi ngwino tugumane sibyo oya dore inzu ni oya yanjye narenje no gusaba icumbi muri uru rugo ariko kubera impamvu ngenda please ntabwo wabimura ndakwinginze ntabwo wabimura please mana yanjye igomba kubikora turayizera rwose karamba kugira ngo ubunyobwa bukaramba ngenda cyane bukunda none ariko buraryoha rero ndaza kinyabona bwese ya ariko nabwo danjye numva ngo bukora akantu n'imyifashirize ndabona bwanangara yandaga ntakenya ntabwo ziri reka se koko ntabwo turi kugeraho se urabizi naraye rwose reba ngo twebwe yewe amashema na kuba ahantu heza ufite ibifaranga ibimodoka inzozi se uhabona nanazikabije nuko rero nawe gusa icyaje kumbabaza inzozi byaje kurangira icyakwereka iyo nabonaga turi aho numvaga ntazi ko nahise nkanguka ari neza nagize ubwoba bw'icyo gifungo nahise nkanguka ntabwo wongera ugasinzira nawe ariko na wongera
ukanguka. Babisubiye hariya? Naza nayo. Ibyo bintu se biri banguka unyereke ibyo bintu we biri he ibyo bintu biguye biri he ibi ngibi bira iki kintu ni ibikira umva ntimugende mu carunda kura mugende murebe ko mwabona umuntu uri kunaga bino bintu hano ise byaba ari ibiki sinze ndebera Amai kadata. Ibisama simbi kimwoka byara. Bisengira ibyankanga. Ibintu birimo na ibintu byo guteranya. Ibintu guteranya ni umusaraba. Sikaho ndaguye. Sibi namaroze cyane umusazi. Ushobora kuba ibi ngibi ari umusazi hari ushobora kuba ari umusazi hari ubimaze gusa ibi ngibi ibintu nawe biteye ubwoba by'amasambu turimo by'imanza n'icyo se ahubwo ubonye ngo wa mugani ubu si ibibazo reka nze ntegereze ndebera ndaza kubaza abantu bakuru umenye ibyo ari byo ibintu ikintu gisobanura siko biranuka nta muntu mwabonye ngibi ibise ngewe ibi byankanga reka nze mbisubize uwabinaze fata ibyawe hasone ibyo se nge byanankanga ubundi ariko hano nta muntu ndumva ugendagendana kuko ndumva umuntu ukandagira yewe umuntu uri kugendagenda ari kugera erega mamashe ndumva umuntu ugenda hano ndumva arimo anyegera urimo ugendagenda hano ninde mwuka byara Mana yisinishwe Mama shama we mbenge inkoni mana yanjye we bari kunkubita baragisha bari kunkubita we mana yisinishwe napfuye yawe ihangane umva rero wenzanira telefone mpamagare nkubita ziriya nkoni zikomeje kuriya inkoni ariko si bana yanjye koko ntabwo ibintu twabishobora amasheri ibi bintu ntibisobanutse ntabwo bisobanutse nk'ubu ibintu by'amasambu ubona bitari kudukoraho nyamara ndabona twashyira ceka ibyo by'amasambu ntabwo bikureba yego kuko bitandeye reka mpamagare nkubita yewe ni ukumuha amakuru nyine naho ubundi nta kigenda wabona muri bungarukire telefone yanjye byagenze bite yanze gukora kera yibaniye umva rero uri kumva mwe muguma aha ngaha yewe ngiye kureba nkubita umubwire uko ibimbayeho yego urumva telefone yanze gucamo ngaho nyarukure ibintu nakumiro ni ukuri Na siko narinje kukureba nanjye narinje kukureba
nanjye nari kukureba. Narinje kukureba do nakoze kuri telefone iribana. Narinje n'amaguru mvuga ati reka nze nkurebe ni hahari. Inani we ibyanjye byakomeye. Zahinduye ibiryo. Yerekane challenge. Gute? Umva rero. Wa muntu we nagize mya. Ngiye kubona mbona igisenge cy'inzu yanjye. Hagurutse cyagiye. Haguye imvura se. Mbona nanyagiwe. Nani nanyagiwe. Mina. Ibintu byabaye nagahomera munwa. Mu rugo iwanjye ndanyagirwa jyenyine. Ndareba nkabona igisenge cyavuyeho abandi bakambwira ngo kiriho. Mina ubu mbona nanyagiwe ariko ibirenze ibyo ngibyo noneho naje no kwisanga n'ubundi ndyamye munsi y'urugo. Naje gusanga ndyamye munsi y'urugo ahubwo se wagize ngo ibyakubayeho bitandukanye n'ibyambayeho. Umva rero nkubwire nkubita. Yego. Ibi bintu nitwe turi kubyitera. Wibuke ko wa muntu watubwiye ngo tuzatsinda runo rubanza. Byibuke. Ndabyibuka. Wibuke ko yadusabye gushaka igiceri cy'ifaranga. Kumva? Ifaranga adusaba gushaka igiceri cya 5. Igiceri cya 20, icy'icumi, icya 50 n'ikijana. Subyibuka? Ndabyibuka. Wibuka ko rero ubushize turi hano. Cyagiye twarasezeranye. Mbwira ko nzabona icya 5 n'icy'icumi kubera wowe uri umucuruzi. Minani. Ugashaka igiceri cy'ifaranga. Ugashaka igiceri beretse tuyashyira hano. Nanjye naragerageje ntabwo nicaye. Do. Beretse shyira hano beretse sana mwereke. Beretse turere. Icya 5, icy'icumi, icya 20, icya 50, ikijana. Urabona hatabura igiceri cy'ifaranga rimwe se. Urabona se urumva ko twanze kubyuba. None byakora gute? Kandi urumva n'urubanza nimba dogiteri umuti yatubwiye na muganga umuti yatubwiye ntawo dufite. Urumva rero urumva ahubwo ni ibitaraba. Amakosa na yacu. Ibyo twabonye ni nta karaza ahubwo. Amakosa na yacu. Ahubwo yewe nindeba na uzinkoni nkubiswe. Uzinkoni nakubiswe mu rugo nta muntu numwe izo nkoni uzibyaza. Uravugisha ukuri? Ahubwo rero dore shobora no gutaha ngasanga noneho ni iwanjye himutse. Kibuno cyabaye umutuku. Umva rero mu maguru mashya ku kiguzi cyari cyo cyose igiceri cy'ifaranga rimwe kiboneka. Minani. Nidushaka tukigure miliyoni ariko dushaka icyo giceri kuko giye ibintu byambayeho nidongera kumva. Igiceri cy'ifaranga. Simbizi. Rebe mu mubiri wanjye numuze nara imbeho imvura. Rero kubona igiceri cy'ifaranga rimwe nabwo n'urugamba uzayatara kugira ngo yabone. Reka twogutinda tujye gushaka igiceri. Icyo cyo cyose bidusaba. Ibibe miliyoni ariko turayitanga tubone igiceri cy'ifaranga. Inama nta yindi rwose. Mukomere uraho mudugu ugenda nk'abakire rwose n'ubundi waragize kizikise uragira ngo byaranze izi nzira se inzira nyine hari ibira ko umuntu abajemo sozi ibyo nkora yiraka byawe bya buri munsi none do uyu ugiye kurambura impapuro ndabazi bifite ibindi mujye utanga amafaranga ya ayirondo leta dore uheruka mu mezi atatu noneho narumiwe dore gufasha abatishoboye reka ntujye ugura n'agacupa ariko ubundi ntawe uba murabona tuzahora dukorera igihugu gutyo gusa turabararira amajoro turagira gute habe no kwibwiriza. Wavuga utaze nyine kuri umuyobozi ndabikora ariko rambura izo nyandiko nirebemo byihorere wibitindaho reka ugenda mwigira ingona nta kumvikana nta kugira gute turinde bakubwiye ko nabonye amafaranga ubundi umwera
ayo makuru se yakura he ko biba byabera ahantu utanari? Sawa nyine erega none se simba muri uyu mudugudu ibintu byabera mu mudugudu nyoboye ngiye kabiyobe nabiyobe Warumbajije aho ngiye dore ejo bundi bagiye kubahereza umuhanda ukata muri ino midugudu yanyu. yewe rero dore ngiye kureba wa mugabo wahagaze ko bita Garcia. Gusa ubwo se ho ngiye? Reka tujyane rero tugereyo turebe ntacyo. wasanga n'ubu ngubu ugiye gukorera n'ibindi bihumbi nta Ni amafaranga. hano mujye mugerageza nyine tunganire muri uyu mudugudu. Ariko nta kintu umuntu aba atakoze nuko nta mafaranga ariko ntabwo uzi imfu zayo. Igipangu, Amafaranga ushobora kuyakorera ariko amafaranga se bigenda. abaturage ntibakubona mu mudugudu. Ariko ndanakora. Nakora n'izo mpapuro ndimo nuko utiri urambura ngo tubirebe ariko ndimo nta mafaranga mba nayatanze. nawe Mukomere. Naho neza korona. muraho neza. Naho neza mukomere cyane. Uri n'ibitabo. Ahubwo se mwebwe ko mwabuze ibitabo se twebwe ko akazi tugahorana. Mara bose wamuntu karasana n'amazi y'isara narebye. Yararwaye kumbi. Nabimenye. Yararwaye. No kwihangana. Muri ino minsi niba ari ikirere niba ari imvura iri kugwa abantu benshi muri uyu mudugudu bararwaye. Ubu twatangiye gushaka ngo turebe niba nta bintu bya malariya yaba iri muri uyu. Nibazaga impamvu uri kugendana amadokima. Uburwayi buriho kuri iki Rwanda. Hanyuma rero wenda hari gahunda ihari n'imibonano ubundi iri hano mu gahunda y'irangiza rubanza y'amasambu yacu n'imari abantu bitona ibintu ubundi bizarangizwa n'iki? oya gahunda yo hari impapuro zirangiza rubanza tugomba kurebaho tugafata n'umwanzuro w'ikibazo kikarangira burundu ntituzongere kucyumva. Banki y'isi ikaza igakora ibyo ikora nta manza zirimo hano nta rwaserera ntaki kandi urabizi aho twabigereje ubwashize uko mwabikomeje icyo bampaye ni gahunda y'irangiza urubanza. Ubu rero duze guhuriraho inama iri bubere reka nikomereze gahunda zanjye. Sawa nta kibazo. Dore n'umuvandimwe nawe yagushakaga ngaho ni Amakuru uzi kuya Dore aha ngaha ngo harya niho hazaca umuhanda w'icyerekezo kujya mu mudugudu w'icyerekezo. Dore amasambu yacu hamwe nakubwiraga urabona ziriya voka zirimo ntabwo zihagije. Ngo n'umukindo ngo umukindo niwo babarira amafaranga menshi. Umukindo si ubu hano ni voka nuko ngo ni ibintu bigaragara ko bisanzwe ari ibintu mwe mwarateguye kuhatera nyine voka ibintu nyine bivaho imbuto. Bituma nyine ahantu hagira. Okay, noneho voka zo zirahari. Unshakire ipapayi urumva? Noneho ikindi buriya ipera naryo. Ariko se ko bavuga yuko umuravumba usahaje umuravumba ari kibazo. Umuravumba? Uri umuravumba ngiyo babarugira agaciro. Kora umuti. Yewe gankubita. Nkube. Niko. Igiceri cy'ifaranga nashatse nakibuze. Igiceri cy'ifaranga nakibonye ariko wowe gacwawe. Wagira amafaranga nakiguze ni nka yagura urupfu. Oya ubundi saje ngo si nko kugura urupfu. Noneho rero reka tukwereke sibyo? Yatubwiye ko ahantu turaza guhurira mu mudugudu nyine urumva namugura akantu kugira ngo tuze guhurira. Yaravuze ngo ahantu duhurira ibi biceri tubigabane buri wese abike ibiceri bihuje ibara bisa. Ahubwo iki kije ko mbona gifite amabara abiri. Yewe ni umweru. Yewe mpibi by'umweru n'ubundi ndabona kirimo urupfu naguze kuko iri faranga ryari mwe amafaranga nari. Noneho ibi ngibi ngibihuje ibara ngo mbibike nawe ngo ubibike. Bino ndabibika. Umufuka se nawe ngo bibike mu mufuka. Mu mufuka cyane mu gikondorero cy'ipantaro. Mu mufuka. Noneho rero yavuze ariko ngo turete tubona ikimenyetso. Ikimenyetso ko nta kimenyetso. Sura ikimenyetso cy'umwotsi. Kandi koko niko yatubwiye umwotsi. Sawa. Ubuse twizere uriya nibagera hano rwa rubanza do barahita batubwenge ruvuga ngo buriya twarangije kurutsinda rwa rubanza buriya amasambu twayatsindiye byarangiye. Nibyo ngibyo. Reka rero tutegereze kuko n'umudugudu bagiye kuza. Reka dutegereze turebe. N'umudugudu agiye kuza. Yewe. Twicaye aha ariko yewe n'ubu ngubu. Bravo. Ni danje. Bwenge nguriya mu dogiteri wacu sinzi. Sibyo nyine bakubwira. Hariya uramwotsi ubonye hari n'ikintu cyagaragara ko cyahiye. Koze karakotsi karabonetse numva
subije agatima impembero ntazakongera. ariko n'ubundi yari yatubwiye ngo biriya bintu tubikore Minani we Minani, turabikeresa. nahuye n'ibibazo mbona ko ibintu bitoroshye. Mukagarasiya Bravo. umera Yego. Garasiyane sari. Iwacu ntabwo bitworoheye rwose. bimeze bite se? Sinzi ibintu byafashe Garasiyane rwose ntameze neza. Garasiyane ntameze neza, Yarwaye. Ntacyo ubwo ubonetse nta kibazo. Ubu ni bumbwiye ngo mpagere. Reka dutegereze na manzi. Ubundi na mudugudu aze nyine dusiye biriya bintu by'imanza biragora. ndabona na manzi. mukomere mwabagabo. Bite manzi? Yego. Aho manzi. Meze ute? Neza mudugudu. Bikomere cyane. Mudugu Ndabona abarebwa n'ikibazo bose bitabiriye. urebye Ntacyo, reka nanjye nicara aha ngaha. Wari watumenyesheje se? Reka nicara aha ngaha ntacyo bitwaye. Impande zose zirebwa n'iki kibazo zirahari. Rero hano hari impapuro zirangiza rubanza. Ndahera kuri nde? Ndahera kuri Manzi. Manzi, uremera ko hari miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda wahawe na Nkubito muri kugura umurima? Urabyemera? Ntacyo turasinyana. Hanyuma Garasiyane na madamu, namwe muremera ko hari isambu mwaguze na Minani? Murabyemera? Mwa bantu mwe nubwo bitabaye mpari yambwiye ngo mbyemere. Yakubwiye ngo byemere. Aranemera ko umuhagararira? Arabyemera ntabyemera? None se nyine ko yantumye yambwiye ngo muhagararire. None se ubundi mwabirindaga kurusha inzego mushaka? Tuza muri Rwaserera mu mudugudu buri gihe mu mudugudu ibintu niba mubyemera, kubera iki muzana ibintu by'amanyanga n'ubutiriganya? Amafaranga yinjiye mu rugo rwawe ubaza umugabo ko yayakuye? Ntabwo nayabonye rwose, ariko arambwiye ngo mbyemere ngo ko murima bawe mwakabaye mwarabiganiriye akabikubwira hanyuma mukaza mutarushya. Ubu ngubu koko mubona twebwe twabambura. Dore hano urasinya hano mu mazina yawe, umugabo wawe nawe mu mwanya wa Garasiyane. Oya, urasinya hano mu mazina yawe, ahandi ndamwirebera nawe hasinya. Nkubito nasi. Genda ndasinya nyine. Dosiye ya Manzi. Manzi nawe urasinya aha ngaha. Ubundi ikibazo kirangire muri uyu mudugudu, ibintu rwose bigende neza, tuba abantu bitwara neza. Ibintu byo kuzana imanza ubundi sinzi ukuntu ibi bintu byari byaje rwose. Rwose birazwi ko yewe na Minani twitwara neza, nta kuntu twajya tubuka rwose guhuguza abavandimwe zino ntabwo twabikora. Ikibazo ntikirangiye, nta kuntu se umuntu yakwigendera. oya ikibazo kirarangiye. Icyo twashakaga ni amasinya yanyu no kuba mubyemera rwose, nta kintu bitwaye. Kandi mugende mwenjoyinge namwe ayo mafaranga yanyu, muyishimemo munezerwe. Ntibabahaye amafaranga se hari ikindi? Abakoze Sawa mugira amahoro. Nanjye nari intervenye muri iki kibazo, ariko namwe nyine nk'abantu mugomba kugira bikagira tukazagira. Urumva buriya iyo umuntu None se mwebwe ntabwo muzi ubwenge? iyo umuntu yakugiriye nawe uramugirira bikagira nabo bakazagira. Kandi urabizi ko ngewe ibintu byo kugira ntacyo bintwara kugira kuko nsanzwe ngira.